n'abanyeshuri bose twigana muri GS Kinihira ndabasuhuje nibagiwe n'abarimu. Okay, urakoze cyane. Mwabyumvise rero abo ni abanyeshuri turi kumwe kabisa biga kuri GS Kinihira. Urumva ko bigenda bimeze neza, bavuga ati turashaka Tsunami Bayirana hapa. Ariko bajiribe ndaho twamenye gukoramo kabisa murambona ko kabisa ndi mu mujyi wa Byumba mba ndi gutembera mpamereye nabi cyane murahabona ariko mukanya kabisa ewana ibintu ni danje. turi kumwe n'abanyeshuri baturutse kuri GS Kinihira kabisa tukaba twakiriye kabisa bashiki bacu noneho ewana gose ni karibu Ewana meze neza gose. Amakuru amakuru ni meza cyane. ngira ngo watangira wibwira abadukurikiye ukababwira n'ikigo wigaho kugira ngo ibintu bigende neza. Nge banyitaho Umugisha Manuel, abenshi bakunda kunyita Kibare, nkaba naturutse ku kigo cya GS Kinihira, nkaba niga mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye mu ishami rya Hegel. Ubwo ni amateka, ubumenyi bw'isi n'ubuvanganzo mu rurimi rw'icyongereza. Ubu ngo ibintu byo kwandika udupuwe wabivuyeho. Natuvuyeho kabisa, nsigaye nkoresha isi form. Isi form ubwo no guhurutura cyane. Studio se wayibonye ute ya Radio Shingiro? Ewana studio ya Radio Shingiro nayibonye neza cyane kabisa. Natungu hari byinshi ntarinzi, nakomeje kureba nkabona ni bishyashya cyane. Nubwo akangaye wabugeze nko kuri radio. Nibwo bwa mbere naba nagera kuri radio. Okay, hanyuma turi mu kiganiro menya byinshi na muzika ariko mu gace ka Fresh Request Show, ahangaho umuntu basaba indirimbo akayitura abaye akunda. Wowe nakaye karirimbo muri iyi minsi kari kugushimisha? Ewana akarimbo kari kunshimisha muri iyi minsi na akarimbo bita Tsunami Karana. Hanyuma nk'abantu nka batatu, abanyeshuri mwigana se, ababyeyi n'abandi, urabavyangura nka batatu barahagije, hanyuma ubundi twe